Yes, wowe wamaze kwiyandikisha nk'umu agent rero ngiye kukwereka buryo ki ugurisha package cyangwa se ifatabuguzi ryo kwamamaza kuri Click Rwanda, hanyuma ugahabwa 20% y'umuntu wishyuye iryo fatabuguzi. Mbere na mbere ageze kuri dashboard yawe, umaze kuloginga in nk'umu agent, uraza ukareba hano handitse make money on Click Rwanda, ukareba ino ya mbere, ino task ya mbere handitse sell Click Rwanda membership plans, aho uri bwinjize 20% ya komisiyo kuri iyo package umucuruzi aguze yo kwamamaza kuri Click Rwanda. Uraza ugahita ukanda hano handitse view package, hanyuma ugahita ubona ati sell our package cyangwa se gurisha package zacu. Aho ubona handitse click on the sell package button to copy the link. Bivuga ngo iyo ugiye kugurisha buri package ukirika ahantu handitse sell package. Ahangaha hano ubona handitsemo sell package, niba ugiye kugurisha ino package ni uri bukirike, niba ugiye kugurisha iyindi ni uri urakirika ari hasi. Package rero nko muzi ziri mu byiciro bigera muri bitatu: individual, small business and large business, ndetse nazo zikagenda zigira subcategories bitewe n'iyo ushaka. Rero ukirika ku ushaka bitewe n'abakiriya ugiye kuyiha cyangwa se n'umuntu ugiye kuyihereza. Reka twifatire nk'iyi ngiyi basic ibanza individual $15,000, tukirika kuri sell package hano akavuga ati link copied to clipboard. Bivuga ngo link tayari wamaze kuyikopiya, isigaye no kugenda ukayipestinga aho ushaka cyangwa se ukayohereza umuntu ushaka ko yiyandikisha akagura ino package. Tuvuge urugero ndashaka kuyipostinga kuri status yanjye, ndaza nyikore paste nyishyireho, hanyuma nindangiza nkore send. Uza kuyikirikaho wese urabwira ati banza ukore login kugira ubashe kugura plan. Uraza guhita ko akana handitse sign up, hanyuma yiyandikishe nk'umuntu ukora business ibisanzwe, hanyuma niyishyura uhita uhabwa 20% yayo yishyuye.